turi mu Rwanda. Nyuma y'impanuka yabereye i Muhanga, imodoka y'ikamyo ikagwa mu mugezi wa Nyabarongo, abaturage benshi cyane bakomeje gutangaza byinshi bitandukanye ku mpanuka zikomeje kubera mu gihugu cy'u Rwanda. Iyo wegereye abaturage batandukanye cyane cyane mu mujyi ndetse n'ahandi hantu hegereye umuhanda, bakubwira ko bahorana ubwoba bw'impanuka ziri kubera mu Rwanda muri iyi minsi, kuko bavuga ko nta cyumweru cyaca hatabayemo nk'impanuka zirenga ebyiri. Abandi bati ntabwo biri gutungurana cyane, kuko hari abashoferi batwara imodoka zabo batamanjiye kugenzura ngo barebe neza imodoka zabo niba zujuje ibisabwa kugira ngo zitangire kujya mu muhanda. Abandi bakomeza gutangaza byinshi bitandukanye bijyanye n'uko basaba neza niba imodoka igiye guhaguruka, bakamanza bagenzura neza bakareba niba imodoka ifite ibyangombwa byose. Abandi bati ikintu kiri gutuma impanuka ziri kuba muri iyi minsi ni uburyo ki usanga imihanda itandukanye irimo amakorosi, ku buryo umushoferi hari ahantu agera nawe gukata ikorosi ugasanga biramugoye cyane. Bamwe barasaba ubuvugizi uburyo ki imihanda ishobora gukemuka, ndetse abandi barasaba ndetse bakaninginga abashoferi bati rwose niba uri umushoferi ugomba kumanza ukagenzura imodoka yawe mbere y'uko uhaguruka ugiye ahantu runaka. Ibi byavuzwe ubwo ejo umushoferi yaratwaye imodoka yerekeza muri Muhanga azamuka, nuko ageze ahantu abura feri, mbese nawe abura uko abigenza, nibwo yafashe umwanzuro wo kuvuga ati reka nze nyobeze iyi modoka muri aka gahanda ko hepfo, aho kugira ngo ngonge izindi modoka zari imbere. Ubwo yabonye imodoka ziri imbere aravuga ati nta kundi nabikoraho, nkomeje umuhanda wose nshobora kugonga ziriya modoka ndi kubona imbere. Gusa bigaragare ko uyu mushoferi yari afite umutima mwiza, kuko buriya yarebaga ko nakomeza umuhanda wose ashobora kugonga abantu batandukanye ndetse n'ibindi binyabiziga. Nibwo yahisemo gufata umwanzuro wo kuyobora imodoka mu gahanda ko hepfo, ariko nawe ntibyamuviramo amahoro, kuko yahise yisanga agonze igiti cyo hepfo, nuko birangira imodoka n'ubundi iruhukiye muri Nyabarongo hagati. Abaturage batuye hakurya no hino ndetse n'abantu bari begereye Nyabarongo bahise bumirwa, kuko bahise babona ikintu kimanutse muri Nyabarongo, bati se buriya ni igiki? Bagiye kugenzura neza basanga ni wa mushoferi wahereye mu muhanda ruguru amanuka adafite feri, kuko bivugwa ko yari yahamagaye n'undi mukozi bakorana ati iyi modoka ya kampani yacu ko yabuze feri tubigenze gute? Uwo ngo yahise amubwira ati koresha uburyo iyo modoka wayitsindika cyangwa se wayishyira mu mukingo, nicyo gisubizo. Gusa kubw'uko wenda umunsi we wavuga ngo wari wageze ntaho yararabicikira, nyine byaje kurangirira mu marira, imodoka yisanga mu mugezi wa Nyabarongo, nawe ahasiga ubuzima ndetse n'imodoka ubwo yahise iburirwa irengero ijya mu mugezi mo hasi. Ubwo icyakurikiyeho ni ukureba uburyo ki iyi modoka bayivana muri aya mazi, ndetse ngo barebe niba n'umurambo w'uyu mugabo bawubona. Abenshi ntabwo babitinzeho bavuga ngo wenda ngo basanga ari muzima, kuko abenshi iyo ugiye muri comment usanga bavuga bati amazi ni mabi, byagorana ko umuntu yamara amasaha 3 ari mu mazi ngo baze kumukuramo agihumeka umwuka w'abazima. Izi nkuru z'impanuka nizo ziri kubabaza abaturage batandukanye, bavuga bati ni iki cyakorwa kugira ngo impanuka zigabanyuke mu Rwanda, kuko niba nawe ubyitegereza muri iyi minsi ishize nibwo impanuka zitandukanye zagiye ziba mu turere dutandukanye. Gusa benshi bavuga ko 90% z'impanuka ziba ari iz'amakamyo. Aya makamyo hoho, mbese bati izi modoka nazo zikwiye kwirwaho, cyangwa se bakareba neza ikintu gitera impanuka cyane cyane ku makamyo atandukanye. Abenshi bati hari uburyo ikamyo iheka imizigo, mbese ugasanga ihetse amatoni menshi cyane, bati hakwiye kurebwa neza niba ibintu izi modoka ziheka koko ziba zibifitiye ubushobozi.
ubwo nawe watubwira muri komenti uburyo ubona izi mpanuka zikomeje guteza ikibazo mu Rwanda ndetse zigatuma zitujyanira ubuzima bwa bamwe batandukanye. Ubwo mbese aho mu karere kanyu bimeze gute? Ni ikihe gisubizo wabona kirambye cyafatwa kugira ngo izi mpanuka zibashe kugabanyuka? Nitwa BOT, ndabashimiye cyane, reka dukomeze kubana mu makuru atandukanye. Wowe wakanze subscribe ndagushimiye cyane kandi Imana ikomeze ikurinde.